wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kwitaba mwongere mugerageze mu kanya teka usobanura Allo? Allo? Mwana uzi ibintu wankoreye? Mwana nagize ijoro rirerire pe, nagize ijoro rirerire. Yo bro, kefa bimeze bite man? Sawa mwana? Man, very sorry kabisa man bro. Ninjoro man. Man, man agiye kwiyandarika man, nzi yuko man nyine man ready yuko anytime wamvugisha turaduhuza nyine ukahita kundeba. Ako naguze ibibazo nahuye nabyo man. Man banyuma ibyo phone bro. Umve ngo ngo nibwo mvuye gukora swap man. Nkubwiye ukuntu umeze, nagize ijoro rirerire. Naguhamagaye phone nticemo, naguhamagaye phone ikanga, naguhamagaye inshuro zigera muri 3 zose. Ibaza ibintu wankoreye n'ukuri. Okay man, nyine sorry man, ndabize naguye mukiye. Ariko we fata umumotari none itu murangira hariho nyine tu. None ibindi bintu turaza kubiganira aho hageze kabisa. Okay, nari man, nari reka umbabarire ariko niwongere gukuraho phone. Man umbabarire n'ukuri, umbabarire. Ese mwana mize biteze cyane neza sawa cyecuru wanjye we akusekera nta nubwo uduhinduka ego asha wambaye neza shawe ega nibyo abasirimu siwe kumba mbona uri ni gakecuru wambaye ibintu nk'ibyo ese umva se sirika nkubaze kuki mu makwanga oya tantire ni kameze ntabwo gerageza ubanza babare banza ukora mugoronda mbona we na mama muri kuguruka ngiye uranansebye maze ikazu niyo mama yambaraga ataragenda ego nise kuki uri kuyambara kandi uri umukobwa mwiza umeze neza ahubwo wowe umuturage iki ako se nta nubwo ujya umenya yuko akarabiro k'abasirimu kwitaho nk'umuntu aramutse ambwiye ngo nyine ngo mukuru wanjye ni iki ngo aranshaka ngo ntabwo byaba ikibazo jya wiyitayerega uri umukobwa uracyari muto ntukigire gakecuru dushishagirana utunwa nyine nta nuko numva utugambo twabarenze muri mubiki yuko yihanagura arimo ararya ibiki naki turi kuganira yego muri utugambo twabarenze muri kungurana ibitekerezo cyangwa muri utugambo tudafite ishingiro na rugero ntabwo uzi ko turi inkumi hari utuntu tuba turi kuganira turi aho na Keilla nyine biri aho Keilla amakuru ni meza akazi k'uyu munsi urakibuka ko mbona bica bituje iri bya mbere ngibi nkuzaniye imyenda yangiye ifuri bibuka ko imyenda njyana mu kazi uyifuru uyikeshe neza nta tungo rero twashakamo uko nyumva neza hanyuma numara kuyifura ukoropa inzu umanurinira yose iri muri inzu kugira ngo inzu ise neza cyane sibyo hanyuma numara gukoropa nusema wowe ko mbona ufite icyo kibazo nusubungubu kuba mbona uri kumuha akazi kenshi ubu nta nubwo basi wamushakira umukozi wapi unateke yego hanyuma nawe mu guteka mfite hari ibijumba mfite n'umuceri ntunkorere ku muceri murya ibijumba munsi simpaye kandi guteka ntukoreshe gazi rampenda ninjye wikoresha njyenyine wowe ukoresha inkwi hari ishoka fata na kiriya giti kiri mu mbuga ucyase hanyuma barizo nkwi ukoresha uteke numara guteka urye
ariko nawe namufasha amana nta kibazo tukabikora vuba vuba urabizi wari umunebwe kandi ngira ko nkurusha imbaraga uri kunyumva neza usigaye usa nabi rwose mu mutwe nta gisuko kiriho tugende nkujyane muri saro mwana wanjye yego njya kugushyirisha igisuko cyiza umwana mwiza ubundi nzakunywera amaye urabona zitaye nta mugabo uri hanze uzikeneye mubona icyo ngukundi nanjye muranzanira amata ndakuzanira amata oya baberetse ufite amafaranga se shema nta kuntu nyine namuzana amata koko ari busigara ntari buteka si ibijumba ufite ikihe kibazo urya ibijumba n'ibishyimbo birahari urumva wumva umeze neza ninjya nzana n'amata ukayabona ingo yari kuyanywa bitegereza abanza hage ubone kunywa akoma nyine nta kibazo n'undi niyo narazana twasangira Keilla nyine umuvandimwe wanjye se tugendere ko ntera umwanya haguruka tugende kena muri salo bagukorere neza umutwe wawe use neza byeka konsebya muri quartier nubwo ndi umukene nihagazeho uranye yego ndakumva amata sohoka gira vuba ako kazi ugakora neza sha bayi wirirwe neza Alo? Alo, meze bitese. Gasani wowe? Umva rero nkubwire. Kumvikane nk'abantu bakuru. Tazatuma nawe nkukuraho nkakwica nkabonisha. Uriya muti wampaye warankoreye warakoze. Ari umuntu yarapfuye. Nese ni buri kunyishyuza amafaranga. Uranyishyuza amafaranga y'iki ko n'inzu twari tuzi ko tuzagurisha tukarya amafaranga yabo ko twasanze iri muri banki. Banki nayishyize cyane narasa n'ubizaho amakuru ntayuzi. None se ugurambaza iki? Ndagushimira rwose waramfashe wampaye umuti mwiza ura muganga wamuje nawe umuye umuti uburozi bwiza cyane bwamwishe huti nta no guhumeka ngo atere kabiri ariko ndakwiyamye tuzajya undi muntu wumva uri kunyishyuza uranyumva neza ntabwo ibyo twabyumvikana sorry banyaka amafaranga genda ujya muri banki bayaguye iriya nzu barayiteje urumva aba bana bamenye ko nabiciye nyina wabo ngira ngo mpari inzu yabika biri muri banki urumva nge ntabwo nsebye nsebeye n'ubusa ariko nge ibyo ntabwo binde ariko uyampamagara ngo nimwishyure ndakuyamye uzahamagare bene wanyu uranyumva neza nukumbwiye si murankanga noneho urumva uri kunkanga ubutama amafaranga yanjye umva rero nkubwire twongera dusubiremo n'ibindi uzongera gukandagira iwanjye ngo uje kunyishyuza cyangwa ukampamagara inyishyura rero mbere yuko nzi wawe none hibaze kiriya cyana cye ngo ni kefa kimeze nk'igisazi nacyo ni ikigome nka se dore se n'umusaza wanjye ndamwiyiziye yendaga kunyica kiriho none ibaza umwana wamenye ko nishinye urumva yangira ate yampina kamesa akagira mu mufuka akanjugunya muri pubere none uri muraza kunteza abantu ngo ninguha amafaranga nasoni nyishyura nyine kugira ngo uzibeshe noneho kiriya gikobwa cyo rero cyo ni cyana cyiza nta kibazo ariko abari abana ndabatinya kuko baramutse bamenye yuko ari njye wishe nyina wabo
ibyaba nawe wabibona noneho nzabibabwira uzibeshye ufungure umuntu uzawufunge ufunge bibanga ndamutse ngize aho ndi wambona wamenya uwo ndi wangira ute nakugira nde nawe naguhitana nkuko nahitanye abandi wese uruta musaza wanjye wapfuye n'umugore we mwana ndumva warigize umwicanyi ndumva wararushije ibyo birakureba nyine njye ntago bindeba njye akazi karakozwe wenda ikimbabaje kikambabaza kurusha ibindi nuko n'inzu nari nzi ko nzahita njyamo ubu tuvugana bayiteje none uri murantera umwaka umbaza ubusa kandi zo urumva rero ko ibyo njye ntago bindeba umva bandi ndakuretseho kabyarawe ntuwongeye no kuntesha umutwe rwose ndakwiyamye ibyo bita amafaranga ubona aho ngaho uwapfuye yarapfuye byararangiye twanamushyira urumva ansoni halo Gasa ego bimeze biteze sawa uzi ibintu bimbayeho eh cyane cy'igikunda kirayumvishe ibyo birakureba ntabwo ndi kumwe nawe nese ubu ndabigenze neka amabanga yacu yose kiyamenye mwana kigiye kuyamena kineze musaza wacu nibikureba nyine narakubwiye kwa somo kwa none se wampaye umuti ntabwo uramenye ahubwo reka nkuko ibyo ntabwo mbizi ibyo nakazi kawe ugiye kunyitakana se ari we twafatanyije diyo ahubwo reka nkuko sindi kumwe nawe umenye What the fuck man? Tumye mana kadege kanduma bro. Kadege? Ntisi ibyo bintu mwamukina ni ibiki? Ntago wamenya nyine wese urumva wabimenya mana utabizi man. Ko nyine ikibazo sinki. Ako se man biri serious ntago uza kadege bro. Man ibyo bintu byanye ntago mbizi kabisa. Okay, none sawa uri wagiye byagenze gute bro? Shamani ni ibibazo nyine ni ibibazo man usiko kazi nyine nagiye ewana ariko nyine bambajije ibyangombwa kandi sinzi hano nabitaye. Nise man ni gute ugenda muri Kigali nta byangombwa ufite man. Uzi kuburutwa na Marine bro. Cyagenza nago man niba narabitaye he sinzi hano nabitaye kabisa. Man ibibazo yuko ibaze ko na sister man namuhamagaye yanga kumfata niba none usinzi. Noneho reka nkubwira icyo nakubwira ni kimwe. Man uzi nk'ibibazo uri kuvuga ngo urabifite none ngiye nkubwira ibyo mfite cyangwa undi muntu ibyo yaba afite hano muri wese afite ibazanga keje twese twasaze mu mutwe bro rero one shan kamwereka icyakoze ngiye cyo nakubwira ni kimwe tu nakugiramo inama kangwereze kano kaboro tu uyinywere reka itabi mani karatuma ibibazo bishira bro sha nawe wacu wigeze umwitabi na okay kiri urabizi na reka fata icyayi uyinywere tu nundi nibyo byanyu fazari nakinywera icyayi tu ewana nibyo byanyu ariko mani kano kaboro kari kugufasha fresh kabisa akifata akavuga ngo ntabwo ibintu bishoboka umuntu yaje mu kiriyo ararira atwereka ko twese turi kumwe none uwishe mama ubuse bamujijije iki mama nta kintu na kimwe yari azi aramwica ese guca abantu bagira amashyari uzi ibintu brother arabizi
aba bana bamenye ko abana bicaye nyina wabo ngira ngo bari cyane nta soro yampamagara yakuyamira Halo? Keyi bite? Amakuru yawe umeze gute? Nisi kuki phone ntabwo uri kuyifata kazi yuko nenda no kugaruka aho ngaho ngende muri situation rwose itari nziza kubera icyo utari gufata telefone buri kanya mba ndi kugwamagaye ko nagufata telefone please mbabarira ujye ufata telefone ndakwinginze. Halo? Halo?